mise bakaraba nta nyangamugayo kibamo kandi njye ndi kubona uri kubona nashobora kubaka menyereye nyine ibingibi byo guhura tugaseringa tukaryoshya ntabwo menye uri kubona nashobora n'amajoro yanjye nashinze gusa umugabo yambara uzabamo ababyeyi ndetse zaza wabishobora cyane ahubwo cyane nitegura isinkoza byige none cyane habo si imyenda yo wamenya guhindura kwambara birebire nyine Bainawe nazindutse nza ku kazi rero nje kuguhimura bari gukumbera isi ariko akazi kawe nagabonye n'inkuru zishyushye akira zifasha gambi gera niwe muri stress no kugira ngo ibibazo ko wanahamagaye kandi ifite telefone urahamagara nana kubifata kubera yuko ndaye ntazanye ibintu stuff nagiye kudeclara bari kwitanyika none mujema nyine mukorana umwe wigeze kuwamagara mbwiye ko kwamusakurije isura uramukundura mujema nimba ari bosi wawe nimba ari bosi wawe ntabwo mbizi ariko hari umwuga mu butanje ubushize nje wambwiye ubwo ni maka amasonda yakumbajijeho mubwira ko ibintu by'urukundo wapi urabura iki yes ni umurundi uzi n'umunyarwanda ese kuba ari umurundi nibyo byatuma utamukunda sha nyine urebye ntabwo nabyemera neza kubera yuko rigana mu Burundi kandi abarundi urabizi bakunda abakobwa ubwo bivuze ngo wajya mu biki wakora ubukarani wajya he kuwa mbere ngomba kuzagenda nambaye inkweto nshyashya umva ibyo tubireke n'ubundi amafaranga nanahamagara anko akanyohereza ahubwo reka mwibwirire ubonye ukuntu Jessica agiye yambaye yambaye utasubira si ibintu bisanzwe ikirenze ubonye yambaye n'iki ngo ibintu bisanzwe kuva wabaho wiswe wowe Jessica yakinjira muri uru rugo wari wabona yambaye ikintu kigeze hano mama disi uri kubona yarahindutse mana y'isi n'ijoro ahubwo umuntu agiye kureba ni wewe oya biriya ni ibintu bisanzwe Jessica se afite sheri ko nta muhungu nzi nyine bakundana gusa byanungura abaye afite sheri n'ukuntu ndi kumubwira ngo umuhungu dukundana akada ibyo nidushaka ituma ako yaba mufite nta nubwo yamera nkawe Jessica ubona ubwenge azi yakifata agafata amafaranga akayohereza umuhungu umva muko tubireke oya muhunga se ko bigende Erega umuntu akina ibyakigenga ndayumva ngo kina ikarita zawe reka iza mugenzi wawe noneho ndabibonye najyaga mbyumva reka kandi ndumva ukazi neza umva nari nkaza ariko noneho ndakabonye ndanakamenya ubu nemeye tuza kamikabona n'umutima we sheri ubu numiwe ubu niho hanyuma nayo ngiye kudepoza ubu se azaba kikamaye akazi Lucas cyo ko zaranyumije ndumiwe akora n'umwuga wo gusabana n'ibindi birangiye sinavuga ko bamwe ahubwo bameranye gusa abanyarwanda nibo batabakunda kandi barabwiye ko ni nkarukansi wese uzajandora utegereje umunyamerika nawe nusanga ari uko bimeze uzabera hose muri iyi si abagabo bose bakunda abagore kuko inshuro nyinshi sohokana n'abagabo bubatse ushobora gusohokana nawe mu gitondo saa sita naryama saa munani nkumva aramamagaye mu ma saa cyenda nkasohokana n'undi kandi bose bubatse none uri kuvuga ngo maka n'uburyo gukunda ukuntu yabimbajije yababaye yarize n'ugatirije kamubwira uzafata icyano gisohokane nta bintu byo kuvugira mu kazi umusohokane mwishime mumere neza kandi aragukunda mbwira ikintu akunda ntabwo nabyizera neza ariko gusa nabonye ntari buryo uzizera abakubeshye nese uriya mwana w'umunyarwanda we ko yakubeshyera ni umurundi umva si ibyo ngibyo tubireka ahubwo rekana nigendera ubwo nanjye hari agaporoti nari nifitiye uno munsi nyine mbangiye none si ubwo guteka uyu munsi Jessica se yambwiye ngo yabaze ni umukobwa ugomba kubikurikirana ibintu byose muze kumubwira aba ari ubikora ntabwo yakubeshye buriya Lucas kandi waje warize abashaka ibintu bihita birangiye nyine muryamane agutesha agaciro mu maso ye nyine nk'uko ababishaka narangiza deni ahita agusiga
ariko ubundi siko bimeze. Maka aragukunda igihe mumaranye mbona n'iki umusezeranye nari nzi ko muteretana. Oya turacyari inshuti ntabwo ibyo twe twabijyamo. Oya ariko mushobora kubijyamo. Ni umwana mwiza mumaranye igihe uramuzi neza ubwo tutamukunda. Ngiye kubona mbona ejo bundi cya Bruno wallahi kizanye nacyo igifemeri kirenze cy'ikimetisi bro. Urabizi ubu ngubu Pete ejo bundi bagiye kumujyana muri Canada bro. Amukuye hese ese subiza bya boromani bya social media rahuza ugasanga Pete afashe ikintu agikonfirma n'iki ngafite ingodo yaza naho si bya bindi byacu afite ukuntu agiye yiyurubika akagenda agatira nk'ikintu cy'ikimodoka ukamubona ari mu kintu cy'ikimodoka aragenda agashaka 50 yiwe yihirinze nk'utwumweru tungahe agahita akodesha apartment umwana kuza kumusura atavuga ati aha ni wanjye akagura agateretse kandi atavuga ati wowe wanjye wari kumwe na Metis ariko nawe ejo bundi warankomye bro kiracyara akase boro kwambwiye ko nta modoka zanyana nka moto zino moto ziri guturuka rero hezo yangu duhurire he abizitiruza turaboro bari ariko yago uri kunyibagiza ejo kiracyana man kiracyana wagikuye ahubwo man kiracyana twariganye muri secondaire cyari gusa kigaga inyuma yanjye Nijaga mbona nyine urumva nge like ko mu wa gatandatu nari meze nk'umuntu w'umusazi sinajya kubikubwira nene nasaze ndabizi yaragubizi kuko icyo gihe nge noneho habuze gato ubu ngiye bari bagiye no kumfunga burundu kucyo cyarambona gakikambonamo ubusazi bwinshi ukabona nyine kitahita like cyerekana amarangamutima yacyo gusa nabibonaga kankunda rero twabonanye ejo bundi ndamuga naratuje nsigaye nibana mfite akazi nyine kirishima bya bintu bya muziki yawe ujye bate ahubwo se ikibazo man mama yake abibona gute nyine mabuje Sio kukurura kandi ndabona kwa ntunga bigenze bitese. So niki kakoze? Inde ziba ibintu wakoze urabiye biwashyanuwe. Ese ko ndebo warakaye. Mana yanjye. Ngambira n'ibiki byabereye hano. Hehe se. Imanzi yaje hano. Si mwavuganye ukamubwira ko utari buboneke. Hanyuma yaho aritahira. Nimaze iminota ingahe hano? Shamu kimara kuvugana rwose yasansezera arataha. Siri ko yaje gahita ya mane ntabwo nshaka kumbeshya ahubwo wowe byagenze bite ko mbona bigeze gitabaye byose nshobora kuba mbizi ni ibiki byabaye sharuka uranyibukije uyu gitangiye ukambye ibyo bintu byawe by'isura mba mbizi ko ari ikibazo gikomeye nubwo wari ukurenza nabibonaga rukareka nkubwire noneho bajya bavanga iminsi y'igisambo ni 40 burya ngo uko byagenda kose igihe cyageze kiba cyageze ese wibye he man ubu ngubu ugiye unjyana bya muri bya bintu byawe byo kujya kwiruka inyuma ngo ndi kujya ntumbwire ko wakoze ikosa babarira nta kosa rihari Sam babarira ruka ngira ngo urabizi neza ibyanjye n'uriya mama urabizi araza nkakubita gutya akigendera rimwe na rimwe yaba ashaka ko dusohokana tugasohokana ibintu bikarangira nta kanyafu gitera neza se come on reka nkubwire none ejo bundi ibintu byabaye byo nagahomamo nagiye kubona mbona mama yake nicaye like nyine yarambwiye araje ngira ngo ni bimwe bisanzwe ngiye kubona mama yake araza arakwama yifitiye utwenda twe dukeya arambwira ngo ntabwo ashaka kuva oya ntabwo bishoboka gose n'isubwo Lucas nabaye nk'ukubiswe n'inkuba mbura ikintu nkora man pfunda imitwe kandi urabizi neza ntago namugaragariza ukuri ngira ngo urabizi neza ko ari wumfasha ari wumurira buri kimwe ndabizi bro nari ubu ngo bari nyumbani man
nta nubwo ashaka no kwava, nta n'igitekerezo cyo kwava afite. Oya. Ni impamo y'Imana. Lucas, agahinda mfite noneho like nyine nari ngwamagaye ngo tubonane nk'umuvandimwe, urabizi ujye umfasha. Byibuze ngo nimbaye n'inama wangira, byibuze basi umbwire, kuko nonongeye byarenze ubwenge bwanjye. Urabizi neza nkunda jigijigi, urabizi abana baba basimburanye bazi umwe kunda, ariko noneho yambangamiye. Urumva ntabwo nazana umuntu yabibona nabi. Babona ngira inama rwose. Okay, never mind. Nta kintu cyabaye sheri. Ndumva kuko umunsi wose wiyemeje kumbeshya kandi unambwije kuri byagufasha. Ahubwo se ko ndeba wahangayitse byagenze bite? Ntabwo nahangayitse sheri. Nta cyabaye, humura. Boyfriend wawe yaje araguhamagara, yumvise ko udahari umunsi wose aritahira. Nta kindi. Nzaba mbarirwa umwana w'umushambakazi. Sinzi ikintu cyabaye, ngende kubona wahindutse. Biratandukanye. Nuko naniwe just mvuye ku kazi to. Ukaba waje kumurobana kuri ari uko naniwe. Sorry. Ubwo sinzi nyine ubwo kari kandenze kari gaciye. Ako nyine never mind. Wari wabitewe n'ikizi? Ntacyo, nuko nari naniwe. Oya sheri, wihangayika n'ukuri. It's okay. Nta kibazo. Kubona utishimye gusa nyine. Ndishimye nuko naniwe. Then I'm going to take shower, then turasubira mu kanya, sibyo? Nari ngenda hangumye hano. Okay. Ibyo njye nahise mbyumva, turabibona umwanzuro n'ibintu byoroshye. Ubu ikintu ugiye gukora so kuzana twatulenge twababagana bwose, umuntu akaza niyo twakoraga crib mu rugo, twakoraga show nawe akaba hari n'utunyafu tugakubitwa. Ruka sigaho, icyo ni ikintu natekereje rero gikubita. Abana narazanye, none ejo bundi nazanye mwana witwa Isimbi. Ndamuzana mu mucisha imbere, mama yake yicaye muri salo na ya mizigo y'inyuma y'akaga. Mujyana mu cyumba, urabibona ukuntu Isimba ameze. Mujyana mu cyumba, ndamubwira moninga, arasakuza, umugore arabyumva, turasohoka turagenda, nzi ko neza ari buhita azamuka, nkabona umujinya ngahita mubwira ati ntabwo nabana nawe ufite n'umujinya. Ariko mama yake naraje mbona nta kintu byamubwiye, mbona nta kintu na kimwe ashaka gukora. Muva rero byanyobeye. Mama yake hari manuka. Urumva nicyo kintu mwumvaga bikiri bute kimufata, akahita wenda nivumbura akahita asohoka akagenda, ariko nta kintu byamubwiye. Ko numva se mani bigiye kugorana. Nabuze ikintu nkora rero, mfasha nk'umuvandimwe. Ndumva plan A yanze rwose, nabuze ikintu nkora mfasha. Ese mama yake niba ari mu rugo ukaba warakubise akanyafu yumva ntagire ikibazo, mugore ashobora kuba ari umugome bro. Ubundi waba wakurikiranye neza mu munyamakuru w'umugabo we wa mbere ukuntu bimeze. Nese by'amakuru wumva ngiye mba mbikeneye, usubizi ko ari gutya akigendera. Mbabarira umupango wa mbere wanze, sinzi nimba hari ikintu byibuze ushobora kungiraho inama rwose, nkareba ukuntu byagenda. Plan A niba yanze, kadukore plan B. Plan B ni iyihe? Umukobwa wanjye nari mama yagejeje ubwenge nakigendera. Wenda ndashaka kutavugana. Suko hasa na wao ufite ubwo. Njira ntabwo wakinze.
umeze bite? Komera cyane. Ese njye ntabwo nabyera kuko hari umuntu tuje tuvugana kuri telefone ambwira ngo turi muri iki gipangu. Umukobwa dukorana mu kazi yitwa Jessica. Mbwire ko nahageze. Mbwire ko Lavi yahageze. Mukurebe. Sawa, murakoze. Reba ubwo kuza amanywa y'ihangu abantu babareba. Ese ubundi ko mbona we yasinze ukaba uri muzima byagenze? Twajyanye ariko twamwereye. Ubwo se uvuze iki? Twajyanye ariko ntitwamwereye. Ubwo se wajyana n'umuntu ntimumwereye hamwe kandi mukaba mugarukanye mwajyanye ubwo ntimwamwereye hamwe gute? Nimba twagize kandi mu gacigaguramo bizire. Lavi nyine ibonemo ikaze muri uru rugo nyine hafate nk'iwanyu. Cha Jessica kabisa bana munsi nk'uyu nguyu kabisa igihe giki nari ntegereje bya atari. Ske kuva twahura bwa mbere ugeze hano mu rugo tu. Chayo nari ntegereje igihe ngiki pe. Gusa arumeze neza ariko. Ya nari meze neza tu. Birimo biragenda kabisa. Birimo biragenda cyane se ubundi kuri kumbaza nka tudaherukana kandi ejo twari turi kumwe mu kazi. Birabye mu kazi nyine nawe urumva iyo turi mu kazi nyine hari ukuntu nyine umuntu aba atabona ukuntu avugisha undi neza ariko gusa niyo mpamvu nyine nafashe umwanya yavuganire kanze nkurebe tugira ibyo twiganira nyine tu. Wakoze kuza kudusura. Ariko mwari muri kumwe no se kuvuga ngo ntimwajyanye. Ngo mwajyanye ariko ntimwamwerera. N'abandi barasabana kandi sinari kumubuza. So ni kuvuga kuri best we ubwo uri best we ku buryo yajya wajya n'umuntu ukamugeza aho mugiye mukamu akaborerwa kuri yuri inshuti yiwe ukamugarura umurandase wowe uri muzima uko nimba huye n'abandi bahungu bagaterekana ariko byivangamo kwe. gusa ukabura inshuti y'inyorotse. Ko ntabwo namubuza kwisanzura kuko njye ni best isanzwe. Ese ubundi kamaze nkuzi ubona kino gihugu ko yari mwegeje hazaza h'iki gihugu ngo mubona ejo hazaza hanyu ari he? Ejo hazaza hacu hazaba hameze gute niba ari mwege makagombye kuba muzaba muri mbese muri indorerezi zacu ariko rakuntu muba mumeze urabona imbere hacu hazaba hameze gute? Wowe kutarasinda ubujije kubikira hanga utarashaka. Umahanga hasi waba gute nkande ni bana n'ababyeyi bimeze bite? Ya ntabwo ari muri famille yanjye. Ahubwo hano muba nyine nk'ubufasha mba ndi gutanga kuko abana baba hano nyine ababyeyi babo barapfuye basigarana na nyirarume. Yego. Kandi nyine nyirarume babo twariganye. Kandi abahanze nyine ntabwo aba mu Rwanda ahise asaba ubufasha ngo nze musigariye ku rugo nyine. Nyirarume wabo abahanze afite umuryango hanze se cyangwa mvaho ngaho waba ngoye kuko ntabwo mbizi cyane ntabwo tujya tuvugana cyane pe. ntawamenya iki urumva nyine mwariganye agusaba ubufasha urabutanga ko numva bitinze. oya ntabwo mbitinzeho gusa rero uriya ni umushyitsi wanjye twiganye kera ntabwo ibyo bintu utekereje ntabwo ari byo tu. uriya mushyitsi yanjye yampaye ubufasha nanjye ku ishuri rero ntabwo ari gusaba serivisi ngo nyimwime. buriya rero hari ukuntu kuriya tuba turi kumwe mu kazi uza muri ofisi yanjye kunsa wenda nk'ubufasha.
Roja kumva nishimye wabaye Komana umva mfite akanyamuneza shiri wanjye kuri bisetsa wabaye njyewe imeshye uzabona ndi guseka usenza wanyumvishe hari utuntu nari ndimo n'umuntu twari turi gucata ashobora kuba byaraciyemo umva ndumva nishimye umunsi wa mbere mwiza bidasanzwe aho yasekagira inkuru ntabwo wabinkora ni ukuri umva umunsi wabaye mwiza cyakora cyane icyo muturusha ndumva nishimye ndimo ndacatinga nishimye boyfriend ntabwo ari ibyo ngibyo ze kuki witogosha kuri ibyo kubera ko nzi ko aricyo kintu wari urwaye oya ni ibisanzwe nyine nuko hari umuntu turi gucata akantu ko wabonye ibyo twakurushaga urumva ari iki kintu oya bishyira mu bwenge bwinshi sheri wanjye ni ibintu bisanzwe ndabicukumbura nzi ko ndi bubimenye nawe uranzi nta mpamvu yo kubicukumbura ngambwira icyagushimishije uri kureba muri telefone ugaseka cyane n'umuntu turi gucatinga n'abana twiganye ni groupe y'abana twiganye bayikoze turongera turahura izi nshuro umaze gucata muri groupe ariko utajya useka bingezaho hari groupe y'abana twiganye bakoze nshyashya rero bari kuvugamo ibya kera ngo birasikiye sheri uzi groupe ugira uzi groupe umaze gucatamo nako today birakatandukanye wapi bo bitinda no kuri munsi ahubwo yari groupe nshyashya bavugamo ibintu bya primary uburyo rero wagombye kunsubiza kubikurikije ibyo muba murimo kuba ntarashaka ngo ntasinze gusinda se niwo muco mwese ko muri gusinda umumazi ko se bakabira bakagiye moda ubwo ko muri iryo jambo wagombye kunsubiza ngo sinzi ngo ntabwo ndashaka gushaka kumva aricyo kibazo gikomeye kurusha uko mumeze simwe twakarebe yo simwe bakuru kuturusha nimba utarashaka bazashaka gute kandi ari muri umuntu ubwo urabona ubundi si ubwo wowe ushatse urabona wawe umariye icyurugo niba umeze gutya kurutwa nanjye wibereye ahangaha nta mugabo nkawe warutunga wirirwa usinda gutyo uza urandasa abantu mu gitondo cya kare abantu kujya kubona bakabona ufashe utaha mu gitondo aba namutahanye ese ubundi wamutahanye wowe muvanye kuri va mwajyanye ntimwasangire muhuriye mu muhanda mwahuriye mu kabari byagenze ute twataramye andusha urugwiro muri office nani ubwo bihuriye nyine uretse ubwire donc kuriya uza muri office yanjye uje nko wenda hari utuntu tumwe na tumwe document nshobora kuba nagufasha hari ukuntu buriya navuze nti ko byagenda kose ndashaka umwanya nze tuvugane nze gusura tuganire none waje rero tugiye kuganira tugiye kuganira kabisa ko buriya hari ukuntu nyine ageze gutya kabisa navugane donc turiya tuntu twose uza mfasha gutya nyine twatumaga nkubona ukundi kuntu mbona ukundi kuntu cyangwa ufata ukundi kuntu ntabwo ndi kubyumva neza nsobanurira buriya hari ukuntu nkureba uje muri office nyine uburyo utambuka uburyo uteye kabisa uteye neza cyane rwose kabisa usa neza pe none hari ukuntu ujya useka bikankuramo kabisa utwo twose rero nitwo nyine tuba attraction kuri njyewe tukansunikira kugusanga cyane nizere ko nakubangamiye nyine tu ntabwo bambangamiye kandi ntazi kabisa nta kibazo mve ko ntazi pe by the way gususeka neza harakoze urumva tutagiye guca kure nk'abantu bakuru Jessica uri umuntu mukuru nawe jya ureka kuba umwana hari ukuntu nyine tu njye byatumye numva nkukunze mukuntu nkunze ndavuga aho hantu ugeze ntabwo ari sawa ese ubundi bibanza ngo ikote ry'undi yagiye ajyanye ikote yajyanye riri ko mbona aje yambaye ubusa noneho ko yabwambaye koko ushobora kuba yaritaye kuri kontwari naryo yabaye icupa none se bari bakunda babyina ntabwo babyina wambaye ikote ntabwo bibaho wowe se wari umara iki ko mwagiye mujyanye kitari fashe marigarura mwese iyo urigarura ntimwajyanye icyo wamfanze nagenda umukobwa wabo cyakoze reka maze mubwize ukuri mva murananiranye pe kuko ntabwo nabona n'ukuntu bivuga ko musigaye mutera abantu iseseme pe
kurigize isaha mu gitondo saa 5 saa 4 nibwo mwebwe mutashye abandi nibwo batangiye imirimo mwe nibwo muje kuryama kuko njye mfata n'inshuti yanjye tubifasha mu kazi nyine ari ikintu cyari byananiye muri office akanagenda nkaza ukamfasha so rero kuza ibintu byo gukundana pe ntabwo none nahita mbijyamo njye nabanza kuza kukikuramo nyine n'umuntu dukorana mu kazi kuko niko nagufataga n'inshuti yanjye yo mu kazi tu Jessica we hari ikintu utazi nyine utwo tuntu twose wagiye ukora uza muri ofisi mfasha gutya agira gutya utwo tuntu rero nitwo twatumye nyine kinangira kukwimva mu kundi kuntu byatumye numva ngiye mukunze pe nawe niyose ibyo bintu bisaba kubanza kubitekerezaho kuko guhita nifata nkajya mu rukundo nari nagufataga nk'inshuti yanjye byangora cyane cyangwa nawe shawa cyangwa wikundira ya munyamahanga wibera mu mahanga kujya uriya n'umufrende wanjye ku ishuri yari umufrende wawe ku ishuri ariko gusa ntacyo ntawamenya bagiye nyine impamvu nanjye mufata nk'inshuti yanjye ntabwo ibyo bintu byo mbirimo hari byinshi yafashije ku ishuri rero ntabwo ari kunsaba serivisi ngo nyange ariko ibyo bintu bitekereje ntabwo ari byo pe reka dutegereze turebe ngo ni ibiki gusa kiko niko kuri kwanjye kandi urumva nyine akari ku mutima agasesekara ku munwa kameme ntabwo nareka ko ntabwo nabiguhisha muri makeya njye nuko bimeze kinarakwikundira gusa nyine urantunguye ntabwo ariko nabyumvaga njyewe murarwa nkambi muri mu kahe kazi ariko akazi gakorwa ku manywa none muje kuryama isaha z'akazi ngo muryame tukagiyemo ukajyamo umeze gutya ndabona wari muzemo ndi mutaraga ariko buriya ushatse washaka umwanya muri umuntu wawe wenda byatuma ugabanya umushinga mva mbese muri kumva nawe rero uravuze mva mbwira ahangaha niba ari ubwo bwamutangiye kuzana mara buriya ushatse ari cyo byakumarira bimarira si igihe mbasohoka hanze ntuzanagaruka kandi niba ari ubwo bwamutangiye kuzana ushatse bavuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ari wowe umwishe ntabwo ari wowe umwishe ubwo bwaba ari wowe wakuzanye hano ubonye bitanavamo wambwira nkagushakira burya ndi n'umukomisiyoneri baza wishakire ko nta nabona utorohewe gusa nizere ko wumva utuje nta bindi kandi uzakomeza wisanzure kuza muri ofisi yanjye nta kibazo umve ko ari ibisanzwe ni cyiza cyambuza ko kwisanzura ntacyo rwose kabisa gusa nyine uko kugenda unyisanzura nyine nk'uko mbikubwiye nyine tuntu dutuma none ushatse kuvuga ko ngo nzabigabanye oya wumva nawe ahubwo uzabyongere cyane kugira ngo nanjye bikomeze byiyongere cyane ngukunde ubwo se iki nese ravi akabazo k'amatsiko ese ravi na buriya kumbwiye ko nkunda biramutse bibaye ngombwa wenda njye simukunde twakomeza tukibera inshuti nta kibazo kabisa nyine siko byose ko bishoboka agusoseka neza nta rukuntu useka kabisa nk'uko rwose gusa ntugire ikibazo nyine twakomeza tukibera inshuti gusa nyine ntabwo ndabizi ntabwo byabura nyine uko twazagenda dukomeza twegerana byazageraho bigakunda kandi umva bifitiye icyizere icyizere ngenda gihorana n'ubundi ko ntaho mwaye se nanjye ko mbizi abo basigaye bavuga ibintu aba yaworewe umva muko haguruka ujye kuryama hanga ntabwo ari mu cyumba cy'abasinzi byuka gira vuba manuka urabyuka ujya kuryama hano ntabwo ari ugomba kuryama hano muri salo we byuka gira vuba ihute icupa ryanjye amanuka haguruka ibyo by'amacupa urabivuga nyuma nawe ari ubushoboye
shyira hasi ntabwo ariko kazi ntabwo ariko ushoboye ngo amacupa haguruka ibyo haguruka haguruka uremereye rutese mwana ibyondo nyine ngiyi ni ukukiri nshyashya barimo bashyiramo ibintu bisekeje batwibutsa ibihe bya kera nyine nkumva birasekeje nari nabyenjoyinze ahubwo se wowe ndabona uvuye gukaraba yego sha nari naniwe cyane mbona ngiye guhita ndebukura nduhuka no kuba nari kuvugana na Manzi sha wumva yuko uza sinari ntanakumvise ntabibonye navuga ntazi utuntu nanjye ndimo ahubwo wari watwawe byari byiza cyane kureba gutyo se ntacyo nuko nakwishimiye neza wabona nahindutse yigeze bisanzwe guseka urishimye ndumva uyu munsi wa mbere mwiza oh my god sinzi ko nabivuga gusa ni mwiza pe bazi ko ibintu byanshimishije bitabaye no mu gihe cy'isaha ngahe bazaba ari umunsi wose cyangwa ijoro ryose oh my god baby ga singushyize amakenga yikize ni ibisanzwe twagushimishije ngo amasaha 2 ni nk'isaha imwe hafi aho abandi bantu sigaye misha kuko nabanje kubyakira sigaye misha utuntu twinshi cyane reka nta mpamvu yo kuguhisha sheri ahubwo nuko ari utuntu tuba turi aho dusanzwe ntabwo naguhisha bisanzwe ari byo bikomeye pe ndabona uri guhinduka ukuntu nanjye ndi umuntu mukuru numvira mu rusako nk'indona wumvise iki ntijye numvishe isabuka ahubwo utashaka kumva ibidahari ikintu cyagushimishije isaha cyasa iyo kiba ijoro cyangwa umunsi urumva iki kintu nyine of course wenda sigaye ufite boyfriend no way ntabwo ari kuri iyo party ni ibintu bisanzwe ese ko icyo wese utekereza ibyo koze kuko uramusabwa cyane kandi uramukeneye ntabwo ari hafi aho ngaho ni ibintu bisanzwe barimo ndivugiraho bisanzwe nimubona boyfriend I will let you know I don't know humura subize se ko turi nk'abavandimwe reka ubu ngubu twarenze kuba inshuti turi nk'abavandimwe ubwo se urumva nabonye boyfriend naguhisha ntabwo mbizi oya ntabwo naguhisha humura ese ko nsigaye mbona utakinyizera byagenze gute wishuri ntabwo uri kubiri umva reka ntabwo tukiri inshuti gusa ubu ngubu twabaye nk'abavandimwe oya nta mpamvu yo kuguhisha sheri wanjye byose uzabimenya humura never mind ahubwo se mwateguye iki cyo guteka shangiye muri aka kanya ndumva nashaka kurya pe meze neza nyine nta kibazo ku buryo tutari burya yanjye nta kibazo mfite ahubwo najyaga nyiburwa ahantu mukuru ibyishimo njyewe ndumva nararya nshaka pe cyagushimishije uyu munsi sinzi icyo ari cyo umva ni ikintu kidasanzwe rero mbona nanjye kanjye kwiryamira ndaza kurya mu gitondo ngiye mu kazi nijoro ntitukubyutse oya ntabwo meze neza ndashaka kuryama okay it's fine komeza wishime nyine thank you kandi enjoy bless you ari wanindiye sha agenda nkomeze nivuganiye n'umukunzi kumubayeho neza ariko azashyira abaye wanjye cyakoze ntabwo uri umusore mu bito gusa nyine no kubisengera ntawamenya ni cya cyizere se ko utagiye kukijyana kure ntabwo ari kukijyana kure urumva ubundi ngiye bitewe n'ukuntu nkunda no gusenga nyine utuntu twanjye twose mushyira mu Mana ko ntarakunda ujya gusenga buri munsi uri mu kazi ugira ngo nijya gusenga azaza nkubwire ngo ngiye gusenga none usengera nturasiba mu kazi oya gusenga reka buriya aho umuntu ari hose yanasenga gusa ibyo reka tunabyiyorere gusa ibyo nkubwiye niko kuri kabisa usa neza it's so beautiful
nizere ko nyine nabangamye. Oya nakubangama kandi njye niko kuri kwanjye ndi kugwanjye ndi kuguhe ibyo ndi kureba nyine. Uko gusa ariko wakundi bavuga ngo amaso arabyindika urara. Babijye mbabareke kunsetsa. Sinine tu naye ndagushima kubwo ubufasha bwose ukomeza kumpa muri office tu. Yego. Kandi bizanakomeza n'ubundi na urumva nzakomeza ngo ubufasha uko mbishoboye tu. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god.